mbere na mbere reka mbanze nshimire cyane abareyo b'Inyanza kuko niho twatangiriye icyumweru cya Rayon Sport. Twabonye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport benshi pe byo ku rwego rw'ejuru. Byageze ahantu stade y'Inyanza kuba yizi yageze ahantu iba ntoya. Saa sita n'iminota 30 stade ubwayo yari yamaze kuzura. Wareba abantu bari muri stade indani ugasanga abari inyuma ya stade ni benshi kurusha abari indani. Byabaye ngombwa ko polisi yarabisubizayo. Barabwira ati stade yamaze kuzura mwihangana. Ndanabyiteguye ingoma kuko bimwe mu bice dufite muri uru Rwanda birimo abantu bakunda umupira w'amaguru bitari Kigali. Hari ahantu hitwa Rubavu. Buriya abantu b'irubavu bakunda umupira pe. Ni yari abana b'imyaka 7 barimo barakina muri stade Umuganda abantu urababona baje kureba iyo match. Ahantu hitwa Ingoma naho hari mu hantu nta match nimwe yigeze yebera muri izi match z'amakipe akomeye haba ya Rayon Sport haba ni ya APR muri sezishize bakina n'ikipe ya Muhazi hose stade yari yuzuye. Kandi aho hantu bari bishyuye. Rayon Wikio ni cya cyumweru cyo kuganuza abantu turimo turajya kubereka ikipe ya Rayon Sport n'uburyo yubatswe. Niteguye ko umuntu utekereza ko azahaguruka ku munsi w'ejo ngo akazahaguruka saa 7 wenda ngo aje kuri stade wowe yibagirwe kuzayinjiramo kuko izaba yuzuye. Niba turimo turababwira ngo Kenny Soro ramanutse ndimo ndababwira ni CEO Trap wakoze indirimbo ya Rayon Sport nziza n'izindi ndirimbo ziwe nyinshi zikunzwe n'urubyiruko nawe yimanukiye. Hari ningo yahimbere Rayon Sport ariko irahari nziza cyane. DJ Anita Pendo arahari. DJ Bisoso arahari. Ibi binasanzwe bimenyereye. Aba MC b'inkorokoro baremereye ku butaka bw'u Rwanda. MC Faustinho simbigarukaho. Araba yamanutse kuri bya bipanaro byiwe binini. Byabishura. Bya bipanaro bye by'ibishura bikomeye cyane araba yabimanukanye. MC Wasiri utandukanye n'uyu uri muravuga. Tangaza. Araba yamanutse araba atandukanye n'uyu uri muravuga. Ase indirimbo yawe ugeze uretse gato ndagwa surprise wo muramukanya na sinyange iburi gionje muri radio Rwanda singenda ubusa sinyangenda ubusa. Hanyuma rero ku munsi w'ejo Ingoma match ya Rayon Sport n'ikipe ya Gorira ni ibirori bidasanzwe kandi byihariye. Ndatumira abantu bikayonza abantu ba Kirehe ndatumira abantu ba Gatsibo Rwamagana abari Rwamagana mwebwe ni nko guhumbya rimwe muraba mwahageze nukubanyuraho tugenda dukomezanya tugenda mwerezanya gasamu yego. Ariko none nkabwira ab'Ingoma namwe nti niba batanga muri stade iri iwanyu nibibareba ibyo nge nibindeba. Ab'Inyagatare namwe ndabahamagaye kuko mu burasirazuba mwese ikipe ya Rayon Sport usibye kuba wenda nka Sunrise usibye kuba ikipe Etoile de l'Est cyangwa ikipe ya Muhazi zatombora Rayon Sport muri Peace Cup cyangwa ikipe ya APR nta yindi ikipe ikomeye muzabona muri champion usibye abantu bo mu Bugesera bonyine. Abantu bari Ingoma na mahirwe mugize yo kubona ikipe ikomeye. Akakano niko na mahirwe bagize ntabwo wazabona amakipe akomeye kuko Muhazi yaramanutse bari mu cyiciro cya kabiri bose bari Etoile de l'Est yaramanutse ntaho wahurira na Rayon Sport. Sunrise iriyo na Sunrise nuko nukumwe ngo rero umuntu uri Nyagatare umuntu uri Ingoma umuntu uri Gatsibo umuntu uri Rwamagana n'abantu mwese nyine muri za Kirehe nta bundi buryo busigaye bwo kubona aba 11 b'abazungu. Umuzungu wamubona ute se nukuzi Ingoma ngo ini Ingoma ubanzure b'umuzungu 11 se baracyara abazungu 11 uno no Mohamed Cheri bakubwira ati je ne suis pas Cheri je suis Cheri. Zandani abari hano ntabwo twazi turavuga bagiye bakuvugura abangaba tugiye kubaganiza kuri Rayon Week bajya bakuvuguruza ubwo ari byo babazi batifuza ko binatangaza. Nomba bwiye ni Omar Nyinge mwaramurekuye cyari mwamurekuye wasanga bansubije bitari byo ariko ataruko batazi igisubizo mwarese tukazivugira mu ndansa nivugireza washyushye ndumva nashyushye muntereke Wasiri yashyushye ndumva nashyushye itereka bamfura waramutse Ruvuyanga Mugaragu ndetse n'inshuti yanjye cyane Iberi umeze ute? Ameze neza cyane naho ni inshuti yanjye cyane urabona ko noneho amanutse yambaye agapira keza cyane ubwo ntago mwavuze uko mwambaye reka mbigarukeho panaro nziza cyane Iberi y'umweru agapira k'akarakoste keza cyane gafitinga ku kuboko kwe agapira karenda guturika hirya hari Mugaragu wambaye nk'umufonctionnaire ugiye gukora muri banki karuvati nziza cyane ishati ikote
ariko ishati ryo ririmo wa mukunjuke bisazi byiza cyane, hanyuma akaza Ruvuyanga wambaye umupira wa gold wa zahabu w'inzahabu wanditseho pike 25 koboyi nziza cyane y'umukara isa n'itapi yo muri Radio Rwanda. Urumva ko ari byiza. Utangiye uvuga rero uti Bere ni inshuti yanjye, nanjye ndagiye mubwire yuko umugabo bita Claude Mushimire nanjye inshuti yanjye. Mushimire w'imishinga. Niba mbeshya nabihakana. Uyu mugabo twabanye kera kuva za Muhanga. Harya mwese muri abanyamuhanga. Claude rero nawe kaze mu imikino turagusura yanga murakoze Bere. Wegera ukamikoro neza nawe nishimiye kubana namwe. Abakire nabo baragorana. Abakire baragorana. Komeza protocol mu kiruzanye mwana. Komeza mu protocol rero nabyikorera rero ndamwegereye. Munamuvugisha amagambo make. Abakire se baba baravuze amagambo ashaka amafaranga. Amagambo meza. Ntabwo mugaragu kumugani yari yambaye neza. Kugaragara kabya cyane. Ubu style ka karavate mayenga kuyemo. Oya. Ifoto iraje urumva mu gitondo kuri televiziyo ntabwo amafoto y'abase ya televiziyo ni radio ntabwo. Kandi reka nkuremo uhindukire kuri karavate. Wasiri se uracyatangaza? Urabaza biruba ahubwo. Reka basitira tumunetse duhere kuri Claude Mushimire. Subwiye mu mpera odi. Manashyushye. Ntacyo Yego rero ku munyamafaranga kandi ushinzwe no kuyabashakira rwose muri Rayon Sport. Mbere na mbere ndamubaza kuri icyo kibazo, amafaranga ageze hehe muri Rayon Sport? Harimo arinjira muri murayabona muri Rayon Week? Amafaranga rero sajya bura, amafaranga y'abari yahoraho kandi turanabashimira cyane. Burambanza gushimira umufana watangiye kwitabira kugura agatike ko kuzava areba imikino yo muri Rayon Week, ariko akaba nagenda akazajya no kuri Rayon Day. Niwe mufatanya bikorwa wacu wa mbere, buri abantu benshi bahera ku bafatanya bikorwa wa mbere wacu no muri. Twaba tumushimira tunamukangura gukomeza gukora ibikorwa bye kuko ni ukwikorera. Niwe ushinzwe ariko no gushaka nyine n'andi mafaranga turuka ku ruhande abafatanya bikorwa. Iyo projet nyine yo igeze hehe, abariyo bahumure nyine abatafanya bikorwa barimo baraboneka. Buriya nta umugeni wabuze umuranga yaheze mu nzu. Na Rayon Sport rero igomba gufatanya n'abafatanya bikorwa kuba ariyo yabaho igakina umunsi w'igikundiro idafite abafatanya bikorwa bya bibabaje. Turi gukomanga hasi hejuru, turi kwinjira mu bigo bya leta n'abikorera kuko turashaka buradutangira rero weekend twashaka ko bigomba kuba umunsi umwe. Turashaka igikorwa kigenda ko kikagira na impact ku baturage,